reka mbanze mbasuhuze mwese aho muri hirya no hino ku isi mumeze mute. Imana ibarinze neza aho muri hose, aho waba uri hose ku isi upfa kuba umeze neza, urya neza, uryama neza, uhumeka utarwaye, ugashima Imana. Ubuzima niko bumera. Hari abafite ibibazo bitandukanye, ariko niba wumva aka kanya uri muzima, uhumeka neza, utarwaye, wari umeze neza, ushima Imana. Kuko hari abantu bafite ibibazo bitandukanye. Ndabashimira aho muri hose hirya no hino ku isi. Hari umuntu usanze hano. Guess what? Ninde? Tegereza ninde? Mukore subscribe ndabinginze, muneze imbere. Reka mbere ku muntu turi kumwe sha. La do. Yes, I'm original S Media Robert. Ninakuja namna hii, ninasota. Yes, mwese makama jeshi mzembe. Uyu mujyama musanze ahantu ndavuganire kamufataga agafoto tu. Bivamo inkuru, bivamo inkuru butiye gukora inkuru hano. Umeze boss. Cyameze neza. Amakuru yawe. Makuru ni meza. Myaka myinshi wana? Myaka baye myinshi. Naguherukaga kera sana. Meruka mu Giporoso. Mu Giporoso. Kanze ndebo yo telefone kwanza. Bitabo umuntu mubaze icyo ashaka. Kamukupe wacha. Amage kuri karashani. Kashani yaje. Ese man. Kumbona ruhara kumbona ruhara we. Myaka se kwimeze nk'inkorora. Igabanya. Yigize imyaka ubushimira Imana kuko hari abantu benshi cyane batigeze babona bagize uruhara gutya cyangwa byereka gusetse zikuye no gise ko naburira baragusa aye ni black sharp mana akasi imyaka nagerageje kugira ngo batazabona utuvi twinshi none se batwatazanira zirimo kumbona ukeye neza ntaribi kandi twarabonye muri mu minsi ishize urimo gutera amatafari, uvuga ko ubuzima bwakakaye, bimeze biti kandi mbona ukeye neza kabisa. Ariko ubundi nsanzwe nkora ku mico yanjye. Ubu ngubu gutera amatafari se uye ko nashakaye mu yegeranye nimara kujyanya amatafari nangire nubake. Ahubwo inako bwari bumeze nabi nyine nuko nikorera kubera ko nta mafaranga nari mfite kugira ngo nereze abakozi. Uhitamo kwifatiramo. Nifatiyemo. Ariko buriya na social media ni nziza cyane kuko iyo taza kuba social media nagomba naragize na support y'abagira neza bagiye banshigikira. Amatafari se kuyatera buri azeshaho zingari ikintu kidashoboka. Umuhungu nabonye asunika Kigali umugabo kabisa ukeye nabaze we ikintu uko kiremereye uragishoboye. Afite n'ubuko buto kandi ikintu yikora arimo gusunika kintu Kigali kiri imbuto ubona ko kandi bafite amasoko. Ndambaza se ubu kuko urakirenza uriya musozi ubwanjye mu rushimbaraga ariko atanabona nkiguhaye ntago wagishobora kugisunika kandi kugira ngo kirenza hariya. Buriya ubuzima bw'ubukubise ubigereranye nuko waba uri mu nyanja ufite akato urimo kugashya, noneho ingasire ikagucika ikagwamo, noneho bikaba ngombwa kwimirwa n'ifyanga kubona n'urufi runini. Icyo gihe ukora iki? Urwana n'ubuzima kugira ngo ugere ku nkombe wakoresha intoki. Nasa rero kugira ngo batekereza nta muntu uri gusaba icyo kurya, nta muntu uri guhahira, nta muntu uri gupfeho. Ubwo rero habaho gupigana k'amageshi, ugomba guhangana ugatana n'ubuzima. Ariko ahandi wari uraho? Njye narinda aho meze neza nta kibazo. Na madamu ameze neza, n'akabebe twabyaye kameze neza. Mwaranabyaye? Karangana gute gafite amezi ane? Neza abaye ane. Nashimira n'abantu badufashije ibyishimo byo kwakira baby. Mumwe ni mumwe nsubirayo nama. Nsubirayo mani. Nitwe niyo hari niyo gusubira. Nose ko bavugaga ngo no kubyara ari gahunda y'Uwiteka, ariko nyine umuntu yari yabyanze neza neza. Ariko so umuntu nakubaza ihe nkuru ndeki ko nabonye amafoto y'ubukwe bwawe
kandi hari undi mudamu nari nzi mwabanaga inaha ngaha mbona washatse undi numva ngo we yasubiye mu Rwanda ubu tubona amafoto urimo utera amatafari bavuga ko ubuzima bwagukubise yaba gutera amatafari muranse iyo nkuru yagene rero muhorakeye Jeni yararongo yarancitse aragenda nyina ubuzima hari gushaka umwana akiri muto cyangwa akagushaka atiteguye agenerwa yagiye naramubabariye nawe ntabwo ari we no kubera yamba imyaka rigiye tumuhuzagurika yashatse n'umushinga yashatse umupolisi niba bitihinda kokoro ubu yaramushatse nyine byararangiye baranabyaye nabo ngo babyaye agakobwa yaragakobwa ngira amakuru ubu yakurikirana ndayakurikirana ndetse ko yari umugore wanjye imyaka 6 twamaranye twabyayemo umwana umwe w'umukobwa nawe ariko yagene sinya shaka kongera kubivugaho ndi mu bundi buzima bushyashya yule ni mwisha musahaba kabisa ngaho tubwire ku by'amatafari abantu bazi ko ubuzima bwagukubise none kandi mbonye urimo kubaka amazu iki tuzibwire bimeze bite hari afande bari wamaye ubutaka ikibanza ariko cyari kiri ku ruhande gato cyane ku nzu yari yubatse y'abapangayi noneho ahamaye arambwira ati kariya kazi kongere ukubake kuko yabanye na data ndamubwira rero ninubaka inzu itari mu mazina yanjye nanjye nangwa ibyo nabimubajije ndimo gutera amatafari ndimo kubumba amatafari arambwira ati rero ba kugira ngo twirinde ikibazo kizavuka nyuma narapfuye cyangwa abana bakazakura bagashaka kwambara ikiza nuko nagushakira ubutaka buri yaho bikajya amazina yawe nawe ukirwanaho wubaka nayo amatafari yareke rwose nzanayakwishurira amatafari nari nagejejeho amatanuru nk'abiri ariwo uyabumba n'umuhungu wanjye n'abandi bantu bari bamfashaga bakaba barishurira icyo gihe aranjyana hirya aho ngaho gato cyane ya Cyengera tugura ikibanza kinini kuko ubuze kukibona muri video ntabwo wabibonye natangiye kubaka nubatse inzu nini ibyumba ni 4 salo nini salo na sitting room dining n'ibyumba n'igikoni n'iki na boys quarters zajyaho inyuma ariko bizazanye ibyo ngiyo Imana imara kunshigikira ariko ndimo ndubaka nyine kugira ngo inzu nirangira nzakurikiraho ibindi ariko nyine iracyakomeye niwe nyizamura niragira no mu madirisha ariko nakubwiye yarigeze ko nzajyayo ariko ubwo we watangiye burya hagora gutangira ubwo watangiye burya bizatungana foundation niyo igora umusingi iyo wawutangije ibintu birashoboka byose ikinyamakuru cyanjye ni umusingi bitagira ngo n'ikivuga iyo kinyamakuru witwa umusingi hanyuma icyane turimo gukoreraho ni yitwa Global Hot News peace abafana banjye mwese mukore subscribe ku channel y'umujyama kandi mukurikirane uko mujya munkurikirana kuri channel yanjye ya S Major Robert Rwanda ako Global Hot News barabayibona ngira ngo ntabwo ndi bukubaze byinshi kuko hari ibyo nashobora kukubaza ubimbazo bizire ariko reka nanjye ngire icyo mbwira abantu banjye bafana banjye mwese bakamageshi n'abamageshi umuntu wese ushaka kugira ngo asapotinga agire itafari ashyira kuri iyi nzu mugiye kubona iyi nzu niba unkunda kuko warankunze uzagatwiko nagize muri music industry yagize uruhare cyane indirimbo zagize uruhare mu gihugu cy'u Rwanda n'ubu zikibikora gira contribution wohereza Robert numbone nambaye neza gutyo ugire ngo byaratunganye sha ntabwo nk'umuntu utegemeye kuza habwa inkoni y'ubushumba ngomba gusa neza ndi mu mavuta y'ubushumba pasta kwa 11 bazansukaho amavuta bazanyimika ugiye kuba pasta noneho rero narakubwiraga muzaze mwigishe Bibiliya ko n'ubundi nigisha ishuri ya Believer Foundation na Bible Study ni ibintu byanjye gusa
ndashakenera kubwira abafana banjye kanyirangize wimbuzabuza nzababwira mucungane n'inomero yanjye ni Airtel imwe gusa ngerayo ya Uganda L plus 2 5 6 7 41 73 87 52 mu Runyarwanda ko guteranya no guteranya agateranya ko umuntu yanzengereje telefone nakamenyetso ko guteranya 2 5 6 6 karindwi 41 73 87 52 izana amazina yakabera Robert we nugira ikibazo cyo gutinya amafaranga y'abari make yose ni itafari pfa kuba yagura itafari rimwe inzu mugiye kwibona hano igeze hari ababigizemo uruhare hari abaguze ikibanza hari abahereza amafaranga mu matafari hari abaguze za sima so namwe mukuru uwo muti kwa nini hamsaidiane mimi nitatoka hapo kwa hii shida alafu kesho nitakuwa fresh mbahereza ingoma namwe mwishimye nta kintu ndibibahembe icyo ndibiture no kuba kubitira ingoma hari ikindi kandi ngiye gusubira mu studio no waleteye ngoma moto mkali va kuzazindi za hardcore ndaza n'ingoma uheruka muri studio kweli indirimbo ni harise ni gospel nakoze indirimbo yitwa amahoro ya Yesu uri muri gospel nizo wagiyemo kandi ni nziza yitwa amahoro ya Yesu ako video ntabwo irakorwa just ko Robert pastor zabushobora kubera iki ni wamamagaye nahamagaye n'umuntu cyangwa nahamagaye n'Imana mufitemo ubutani ako yega ngubwira uya n'intama zanjye zayobora no kuzashyiramo akantu ka military kuko ari imizima itajyanwa no kubicyaha gusa ngo utoka shatani hari ijyanwa n'inshyi n'inkoni ugacisha inama zawe ziragowe no kubamirika kijeshi bila kuwagusa kugikiramo n'iki ari abakristo batumva kamubwira tuva mu ureka inzoga ejo akongera akayisiba nayiretse unacheza na Mungu kwa nini nanjye ubwanjye sinshobora kunyinisha kabiri yaba ari ikibazo rero ugiye gutaniye Mungu Mwenyezi Mungu ni shida kwa ujumla usizabona abantu bazaza ranjye ngo bazashyiramo ishi n'imigeri hano hari meja pastor sinjya kuvuga izina rye no mujepe wami yaramabwiriza mu cyaha cyatangije muri Mana abagande bagira akavuyo tangira kunkura umugi barumwera hanze aho ngaho cyakoze aravuga ati rero bene data hari imizima itagomba kuvira mwaho itashaka kugenda iyi nyabya gato cyane inyama yabahaye iki konye foro bare ibifunsi agaruka yihanagura ibyuyi asubiye akomeza kwijambo ry'Imana ibaze n'ukuri nawe rero ugiye inama zanjye azaya bajyamo n'iki hazaba harimo na za corporal punishment ariko rero ni byiza niba ari umuhamagaro nuko njya nashiramo tutwa black ariko mamba yatandika vizuri ko tsatubura abantu kujya mu ijuru kubabwira ubwami bw'Imana bava mu byaha bakizwe reka rero ngira ngo duseze nagira ngo usuhuze nyine n'abantu babone ko nagushuhuje sawa Stan kora mu ntoki ariko babone ko wasuhuje tambe ntibabirebe rwose do kabisa akakise bakababwiye hari utwaye cyangwa na mama na hano hazima bazajya bahasohokera ni heza ngira ngo bahabonye ni heza kabisa nuko nyine twahuriye nkabwanire mu mijyama ntago haviramo aho ariko rero abantu nuko nyine abantu benshi baratinya buriya baninyikiza ngo ndi ikigarasha hari n'indirimbo uherutse gusohora nayo yateye abantu ubwoba yihese navuga ku Rwanda iyo wararirimba umupadiri witwa nde ngo niwe yayobora u Rwanda iyo kumva cya gihugu cyitwa niba ari gasuku nari gancyara bimpamagaye cy'ibimbaza ndambaye wacabari zako wawe ya ndirimbo yateye abantu ubwoba we ubwo bano buhe suriya niwe wayobora u Rwanda koko wapi
anyway iki kiganiro ntabwo ushaka kukizamo reka tubyihorere tuganire tureba ariko rero nanone uzambaze neza uko biri tubigire ikiganiro gusa nkunda abanyarwanda nkunda u Rwanda nkunda abana b'u Rwanda nkunda abakamajeshi nkunda na majeshi aho tutambaza kamajeshi na majeshi amerikano kamajeshi abantu bakwitaga kamajeshi kubera indirimbo nzi ko ariyo mpamvu bakwita kamajeshi yesu ni kamajeshi barabafana banjye benshi bose ubita kamajeshi bakamajeshi wote ni kamajeshi abantu bakamajeshi ntabwo bigeze bahinduka aho nakomerekeje azambabarira je sindi mu bya politiki ubirimo wibeshya abantu uko niko kuri jewe ndiho nk'umurokore kandi nk'umukozi w'Imana keretse barabiretse vuba ntabwo ari vuba narivuyemo umwaka ushize umwaka ushize ni umwaka ushize cyangwa ni nk'amezi ngira ngo ngaho ndi murimo w'Imana bye mwana bye nawe bye kandi sawa byari byiza guhura nawe buriya ni wenda tuzongera dukubitane turebe bashaka umwanya tugane naki inzu rero ni Rwanda yote urebe kuningana iyi ni saro bana saro kuningana saro ni nini noneho wareba saro wareba n'icyumba cyayo iyi niyo master bedroom cyumba cyanjye kirimo dushe ngiyo n'akadirisha kayo noneho iyi ni koridoro rinjira nk'iyi ni koridoro yose kugera hariya ariko muri koridoro imbere inyuma yayo harimo akadushe ngakariya nako icyo ni icyumba cy'abana n'iki n'ikindi cyumba cy'abana iyi nayo iki ni igikoni aka ngaka ako nako ni icyumba kindi kiri hafi cy'abashitsi then urabona ni ahantu hazima ni heza cyane ku buryo iyo ndi ku muhanda ni ahangaha rwose moto ziragenda amamodoka aratambuka ni hanini cyane iyo niyo muhanda uturuka Kampala umuhanda uva Kampala Kamengo abana abaturanyi barubatse iyo uzi iwanjye kwa Robert Kabera unakujya ivi uturutse hariya nkweretse ukaza gutya nyine inzu ngiriya hakurya ngiyo hano ku ruhande ukaza gutya uyu ni umuhanda nyabagendwa ugenda ucamo n'amamodoka n'amakamyo n'iki byose ujya ku inyanja iri imbere hiriya ukaza hano iwanjye ngaho rero Imana irajemo amafaranga inzu nyirangize nyimukiremo